Merci mon colonel. Bonjour. Bonjour. Le 23 janvier 2025. Batu wanasimu likufa. Simi huyu. Ndakufa tuko. Turacyari kuri page zirebana n'amakuru aturuka muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo akomeza kugenda yumvikana. Kugeza uyu munsi wa none ibintu birarushaho kuba bibi cyane. Turi tariki ya 24 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025. Urujya n'uruza mu mujyi wa Goma rukomeje kwiyongera ndetse impunzi zimwe na zimwe zatangiye kwerekeza ku butaka bw'u Rwanda. Icyakora amakuru aturuka mu karere ka Rubavu yemeza ko abari kuza ku butaka bw'u Rwanda ari abasanzwe bafite ibyangombwa byo kwambukiranya imipaka ihuza ibihugu byombi. Uyu munsi wa none munyemere tugaruke by'umwihariko ku makuru akomeje kugenda avugwa. N'umujyi wa Goma M23 iri kugira amajanja dore ko abasirikare batandukanye bahiye ubwoba, abaturage batandukanye batangiye guhunga ndetse n'abari mu bice bitandukanye bose barerekeza mu mujyi wa Goma. Ni mu gihe n'abahari nabo bari kwerekeza mu bindi bice bitandukanye bahunga by'umwihariko ku butaka bw'u Rwanda. M23 mu gihe urugamba rukomeje kugenda rufata indi ntera yahisemo gusaba abasirikare bo mu ngabo za leta ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'abarwanyi b'imitwe yitwaje intwaro irimo Wazalendo kwiyungaho bagafatanya urugamba rwo kubohora Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubutegetsi bubi. Uyu mutwe biciye mu muvugizi wayo washinje Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi ndetse na Félix Antoine Tshisekedi wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuba bahuriye mu mugambi wo gukora genocide abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi n'abanyamurenge yiyemeza kuburizamo uwo mugambi. No mugambi M23 ivuga ko bari abaperezida bombi batangije bagendeye ku makuru atariyo avuga ko mu karere k'ibiyaga bigari haba hari gutegurwa kuba ubwami buzaba buyobowe n'abantu bo mu bwoko bw'abanortike. Uyu mutwe kandi washimiye abasirikare ba FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo bamaze kwitandukanya na leta ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'iy'u Burundi bakawuyoboka. Amenyesha n'abandi babyifuza bose ko amarembo afunguye kugira ngo binjire muri M23. Lieutenant Colonel Wingoma avugira igisirikare cya M23 abinyujije ku rubuga rwe rwa X yavuze ko Alliance Fleuve Congo irashimira bamwe mu ngabo za FARDC biyita n'abiyita Wazalendo banze gushyira mu bikorwa umugambi wo gutsemba abatutsi. N'umugambi wa Perezida Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye bagahitamo kwisunga M23. Yunzemo ati Alliance Fleuve Congo irashishikariza izindi ngabo za FARDC, Wazalendo, ingabo z'abarundi kwihuza na M23 kugira ngo dufatanye tuzashobore kubohora abanyekongo muri rusange babongamiwe ni guverinoma ya ntibindeba y'abajenosideri kandi itemewe. M23 yamenyesheje barimo ingabo za SADC ndetse n'ingabo zirimo iza Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, MONUSCO ndetse n'abandi bose bari muri Kongo ati ntacyo dupfa twebwe turarwanira uburenganzira bw'abanyekongo bagenzi bacu. Evuga ko kandi ikibazo rukumbi ifitanye nazo ari uko zihuje n'ihuriro rigizwe na FARDC, FDLR, abarundi ndetse inazisaba kuba bakitandukanya n'abasirikare bafite ingengabitekerezo muri bo. M23 yavuze ibingibi nyuma y'iminsi mike cyane yigarura ibice birimo nka Bweramana, Minova, byose n'ibice bitandukanye ndetse kagera no muri teritwari ya Karehe mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Uyu mutwe kandi unavuga ko ingabo za Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, FDLR, abarundi berukanwe muri biriya bice ariko kandi bakaba banagaragaza yuko bakomeje gufata ibice bitandukanye. Ubu tuvugana uyu munsi wa none umujyi wa Sake n'umwe mu mijyi yamaze kuba yigarurirwa na M23. Igisirikare cy'iki gihugu cyahisemo gukoresha indege z'intambara mu rwego rwo gushaka uko cyatsinzura M23 ngo yava mu mujyi wa Sake. Icyakora nubwo bimeze uko nguko urujya n'uruza rw'abaturage bava mu mujyi wa Goma berekeza mu bice bitandukanye rurakomeza kwiyongera by'umwihariko abaza mu Rwanda. Nibyo abadukurikiye abarimo baza b'abanyekongo batuye mu mujyi wa Goma ntabwo navuga ko ari wa mubare mwinshi w'abaturage baza mu gihugu rimwe na rimwe batagaragaje ibyangombwa byinjira mu gihugu, ahubwo niba abaturage batuye mu mujyi wa Goma baba bafite ibyangombwa by'inzira bibemerera kwinjira baracyari bake, nibo bari kugenda baza. Batangiye mbere ya saa sita kuri Grande Barriere niho banyuze. Yo rero wagera kuri Grande Barriere amaso yawe ko wabonaga bitandukanye n'indi bisi kuko wabonaga noneho bikoreye ibikapu binini cyane bari kumwe n'abana kuva muri ayo masaha kugeza ku isaha ya saa 9 igihe igihugu cya Kongo gifungiraho imipaka yacyo kihuza
n'u Rwanda. Wenda wagiye uvugana na bamwe mu bari bamaze kwambuka baza inaha mu Rwanda, umwuka wari uwuhe, bakubwiye iki? Mu bo twagiye tuganira bamwe bakubwiraga ko bakurikije n'urusaku rw'amasaso wumvaga n'imbunda ziremereye zari mu nkengero ya Goma mu bice bya Sake, Bambiro, Zanzuro, ibyo byose urwo rusaku rwagendaga rubageraho bakagira ubwoba, akaba ariyo mpamvu baje, kuko n'ubundi no mu masoko ya mu mujyi wa Goma bavugaga ko atakuze nk'uko byari bisanzwe, abana ku ishuri bakuweyo bazanwa mu miryango. Ibyo rero nibyo byagiye bituma abahunga bakavuga ko baje hano kugira ngo babanze barebe ese birerekeza hehe, umutekano ushobora kugaruka, cyangwa se umutwe witwaje intwaro wa M23 ushobora kuba wafata umujyi wa Goma. Nibyo ngibyo barimo bakubwira. Abenshi rero bari kuza muri hoteli zo muri kano karere ka Rubavu bakajya nanone mu miryango yabo y'abanyekongo batuye hano mu Rwanda. Nibyo navuga ko biri gutuma bazanga, ni nacyo barimo bagutangariza. Yego Fred, hanyuma se muri aka kanya Rubavu ho umwuka umeze ute, umutekano wifashe ute? Yego nibyo, mu karere ka Rubavu kuva mu masaha ya mbere asata n'ubundi, nubwo ibyo bintu byaturikiraga hakurya mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko nk'abegereye ibice bya Mbugangari no mu mujyi rwagati bagendaga bumva izo mbunda ziremereye. Abaturage twaganira rero bavuze ko bo babyumvaga gutyo, ariko bakomeza ibikorwa byabo. Hari nk'abo tumaze kuganira bahegereye cyane mu isoko rya Mbugangari, batubwiye ko babyumvise, ariko uburyo bizeye inzego z'umutekano z'u Rwanda, ibyo nibyo byatumye bakomeza n'ibikorwa byabo nta kibazo. Gusa noneho Gloria navuga ko tumaze no kuvugana n'umuyobozi w'akarere ka Rubavu, Murirwa Prosper, nawe tumaze kuganira nawe n'ibyo asabye abanyarwanda, abasaba ko bakomeza gutekana bagahumura, kuko inzego z'umutekano byamiye amajanja. Gusa abuza abantu bambuka imipaka mu buryo butemewe bajya hakurya ko bo babyirinda, ariko n'ubusanzwe hari abanyarwanda kuva mu gitondo n'ubundi bagiye bambuka bakora ibikorwa byabo by'ubucuruzi mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nabo yababwiye ati birinde kugera kure, begera ibice birimo imirwano, kuko Goma yo ntabwo irageramo imirwano nyirizina. Bavuze ko bababwiye ko bakomeza kwigengesera bakajya bakurikira amakuru kugira ngo ntibashyire ubuzima bwabo mu kaga. Ndetse n'icyo agarutseho avuze ko nta mpunzi barakira, kuko n'ubundi abinjira abo twavugaga ni abafite ibyangombwa, bari kujya mu miryango yabo, bari kujya mu mahoteli, kandi bafite n'uburyo nabyo barimo babikurikirana. Gusa nk'uko u Rwanda rusanzwe rwakira impunzi, hari impunzi ziramutse zambutse bitewe n'iyo mirwano ishyamiranyije izo mpande zombi, barimo baritegura uburyo zakakirwa, kuko n'ubundi si ubwa mbere akarere cyangwa se u Rwanda rwaba rwakiriye impunzi z'abanyekongo. Ntabwo twava kuri izi mpunzi zikomeje kwiyongera ngo dusige by'umwihariko abaturage bandi bakomeje guhura n'uruva gusenya, dore ko hari abatari kubasha kugera no mu mujyi wa Goma kuko inzira zose zafunzwe. Ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwafashe umwanzuro wo guhagarika amato yose yavuga mu mujyi wa Goma yerekeza mu ntara Kivu y'Amajyepfo cyangwa se ya Kivu y'Amajyaruguru, kubwo kutizera umutekano, inzara, inyota ndetse n'ibindi byose nibyo bikomeje kugariza abaturage. Amashuri mu mujyi wa Goma yafunze, ibice bitandukanye bindi abaturage barababaye cyane. Icyakora kugeza uyu munsi wa none amakuru aturuka muri Kongo yemeza yuko abaturage bari mu bice biri mu biganza bya M23 nta kibazo na kimwe bafite, dore ko umutekano wabo ucunzwe neza kandi ku rwego rwo hejuru, nta kibazo na kimwe bafite, dore ko batarifuza guhunga. Byagera ku batuye mu mujyi wa Goma ho byarushijeho kuba ibibazo bikomeye cyane.